tuza guhura n'umuhe teacher watubwiraga ko afite abateacher bari muri baba high performers ariko ishuri rye ritagira umuriro. Ni ukuvuga ngo bo icyo bakora barataha bagaca ku kigo cy'amashuri baturanye bakiga kuko bafite internet bakagera n'uwo muriro ubundi bagataha bagakomeza kuboneka muri aba high performers. Ni ukuvuga ngo izo mbogamizi rero tureke kuzigira urwitwazo ahubwo dushake uburyo natwe tuzikuraho. Urumva amasaha 3 mu cyumweru koko utaba ukoze ibintu byinshi kandi wanacometse bidasabye igihe kinini, ni ukuri pe imbogamizi tuzegezeyo turebe icyo twakora. Ariko n'ubuvugizi burimo burakorwa ku bigo by'amashuri bidafite internet n'imiriro. Mu minsi za bigo byinshi bizagenda bibona connection bibone n'umuriro, ariko n'ubuvugizi burakorwa. Araza kutwandikira buriya inbox atubwire n'ikigo cyari cyo n'akarere kirimo kugira ngo umuntu akoze ubuvugizi yamenya ko atanga message. Undi ni Jean Pierre nawe yamanitse ikiganza. Naguha uburenganzira bwo gukora unmute. Ibyo yamanitse ngo bamuha uburenganzira kugira ngo usubane ko bamuha uburenganzira ba. Yego turakumva. Hanyuma mu karere ka Gicumbi hari ikigo cyitwa Akabutagaga. Naje kuba umwe mu bantu bahawe scholarship yo kujya gukomeza amashuri mu kaminuza. Yego. Ariko ni ibintu bingora cyane kubona umwanya wo kwiga n'amasomo abihuza n'amasomo asanzwe n'ubundi tujura aho ngaho tuba turimo kwiga. Ibintu abantu bashyizwe muri amahugurwa wenda gufashwa niba wenda amasomo twajya tuyakurikiranira cyane wenda usanga mu gihe cy'amasomo tuba dufite ibikorwa byinshi byo gukora wenda niba hari akenshi usanga bitugora kubona umwanya wo kwandika amasomo y'ibindi gukora amasomo. Yego murakoze Jean Pierre. Wenda amakuru naguha nuko noneho abantu bose bari muri Rukara campus bagiye gutangira gukora amasomo. Ntabwo kuba utari mu mwuga ubu ngubu bituma utabona umwanya, ahubwo icyo twabonye twasanze abarimu bari mu mwuga ubu ngubu wenda banigisha na za primaire abo bagira umwanya mutoya cyane kurusha abandi bari muri URCE. Ubwo rero nta bundi buryo umva no gushaka umwanya ko byagenda kose nyuma y'amasomo muri weekend. N'ukuri twabonye ko amasaha atari menshi, amasaha 3 kuri 4 ubikora mu buryo buhoraho buri cyumweru tuba dushobora kukubona mu cyiciro cya on track. Ubwo rero rwose twagushishikariza kuko dufite n'aba high performers benshi ubu ngubu barimo barirukara. Urumva nukuri nta rwitwaza ahubwo dushaka umwanya naho twumva ko kutaboneka tuwushake muri weekend tubigira ibyacu. Murakoze. Wenda umwanya munini yego ubona cyane muri gihe cyaka. Ntabwo dukeneye umwanya munini muri kubyanga gukurikirana aya masomo. Iminota 30 ku munsi ishobora kugufasha. Iriteranya mu cyumweru igasigara ya masaha twavuze. Kimwe nuko na ya minota udashobora kuyibonera rimwe ukabona iminota 10 ugakora kalesoni kamwe kongera ukabona indi 10 20 gutyo kimwe kigaya gushirwa ntabwo rwose on track. Ntabwo usaba ngo ubone umwanya munini wo kwicara. Ikindi kibazo nari ngo aya mahugurwa ajya gutangira mbere hari abantu bari baraje kuri campus baduhugura uburyo tugomba kwiga icyongereza dukoresheje ubona buryo bwa ES. None rero abantu twinjiramo tutazi ngo bisaba iki, biba ngombwa yuko hari ino gahunda ya REB binjiramo batwereka yuko n'ubundi
mwaramutse neza. yego turakumva. Yego ni Juvenal Ndayigaya nkora mu karere ka Rwamagana. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ndabaza, hari abantu nk'uko mwadusobanuriye levels za EF, hari abantu twatangiriye kuri level ziri guhera kuri 13 gusubiza hejuru, kandi mwatweretse ko levels z'urwego REB ikeneye ni B2 igarukira kuri level 12. Tesha mwe mwararenze ubwo mwarenze level igenewe. Nabazaga ngo ikizamini kizaza final exam tuzakora nk'izo zo ku rwego rwa B2, tuzahabwa iziri iza kategori yacu, bizagenda bite? Ikindi ntabwo mwabanje mukansubiza nacyo kuri cyo nacyo. Reka manze ngusubize. Ni ukuvuga ngo ikizamini kiba ari ikizamini rusange, noneho bitewe n'amanota tugizemo biguha level runaka. Ushobora no kugitsindwa ukagira level zo hasi ya B2, ushobora kugitsinda muri urwo rugero dukeneye ukabona B2, ushobora no kugitsinda cyane ukagira hejuru ya B2. Aba ari ikizamini kiri standard, kiri ku rwego rwa bose. Ukabona amanota bitewe n'uko wagitsinze. Ikibazo cya kabiri. Icya kabiri ndabaza n'ubundi ko twagiye tugaragaza imbogamizi, mwagiye munazibona nyinshi nk'izo z'abavuze mbere yanjye, kutagira devices, kutagira cyane cyane iki cyagaragaye n'abadafite devices zihagije zisapotinga internet. Even na internet irahenze. Mu nama twakoze ubwashize mwari mwatubwiye ko iyi app muri kudiringa na MTN ikaba yaba free ku barimu bayikoresha, kugeza ubu nabonye byaba ntibyakunze. Ikibazo mu by'ukuri ko kubera iki nka EF mutatugeneye learning facilities, tablets, nyine ibikoresho twagabaye dukoresha muri iki gihe? Ese byibura niba twe twari cohort yatangiriweho, hari icyizere ko cohort izaza nyuma yacu izahabwa facilities wenda nk'amatablet cyangwa se ibindi bikoresho? Kuko ndabashimira initiative mwashyizeho yo gukorana n'ibigo wenda mukatwemerera gutizwa laptop, ariko ntabwo nabyo byakemuye ikibazo, kubera ko laptop n'ubundi nayo kwitwara mu rugo store usanga isaba internet nyinshi. Gigabyte urayishyiraho inota 30 kabiri ashize, imagine rero gigabyte ya buri munsi ukiga lesson imwe cyangwa ebyiri ni ikibazo. So nazaga niba nta facilities zindi muzagenda byibura ku horo izakurikiraho niba ihari. Icyo ndumva ari ubukeneye. Igisubizo. Yego, murakoze cyane Juvenal. Ikibazo ubajije rero twasinye niyo kugira ngo dutange amahugurwa. Urumva iyo bigeze muri devices na internet biri on the side of REB cyangwa on the side of the government. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo mu by'ukuri EF twakagombye turimo turatanga devices gusa. Nko muri izi nama iyo twasuye ibigo by'amashuri aho dusanze hari ikibazo tubakorera ubuvugizi koko REB kamenya ko ibyo bibazo bihari, ndetse kugira ngo no mu minsi ishize mwabonye kuko batangiye gutanga laptop mu bigo by'amashuri, ariko ni ukuri ntabwo EF muri contract yacu gutanga devices byari birimo. Muratwihanganira, mujye mugeza ibibazo byanyu ku buyobozi bw'amashuri nabo babizamure babigeze hejuru, ariko nk'uko natwe tuba turi hano kandi kugira ngo twese no gahunda abe ari iyacu igende neza, iyo hari ikibazo tubakorera ubuvugizi. Murakoze cyane. turabashimira ko mwamwagize. Yego. Murakoze Juvenal. Juvenal yageneraga ko turabashimira ko mwamwagize. Amajwi ari gushika ariko tujye Alexis wavuga ndi kukumva. Nari ndimo mvuga ko Juvenal wenda twamwibutsa
sorry Alexis wabibutsa ko ikintu kibone n'andi ajya mu ma devices n'ama internet ibintu byinshi cyane hatabayeho inguzanyo kandi murabizi mu gihugu cyacu kiri mu nzira y'amajyambere so hari ibintu byinshi biba bikeneye gukora kuri iyi gahunda rero mvuze kuri iyi gahunda igihugu plan yari ifite nuko kirishyurira abarimu ariko abarimu nabo bakora intore ni ukuvuga ngo turi kukwishyura first of all dushyizeho itegeko ry'uko ugomba kuba uri kuri iyi level sibyo icya kabiri ntabwo twese tuvuga ngo abarimu batari kuri iyi level reka tubyirukane oya reka tubashakira amafaranga noneho bige sibyo so icyo tugomba gutekereza nkatwe nk'abarimu ni ugushaka bya bibazo bindi ntidufite ibyo tugomba kubirenga ahubwo tukareba ni iki dufite muri bike dufite ni gute twakwiga muri bike dufite turabigenza gute noneho ahubwo ibyo tudafite ntibindi mbogamizi ahubwo tukavuga nk'uko muri kutubwira ibibazo bigashakirwa ibisubizo ariko atari ukuvuga ngo biraba imbogamizi z'uko twiga nk'ubu mu cyumweru gishize sinzi niba mwarayibonye minisitiri w'uburezi Joseph yasinyanye amasezerano na MTN imwe mu ngingo basinyanye bavuze yari uko aya mahugurwa nayo kuri MTN igabanya data cyangwa ikagira zero rating ni ibintu biri kugenda biza ariko nka Airtel iriho ahantu rwose mu gihugu usibye ahatari ya internet gusa nako connection bisanzwe ariko hari connection ya Airtel ushobora kwigira kuba ibindi mu kwezi gushize mwumvishe laptop ziri kugenda zitangwa mu bigo by'amashuri ibi byose ni ubuvugizi ntabwo ari ukuvuga ngo ubushize twavuze mu nama ariko muri kugikora urumva nyuma y'inama zabaye ubushize hari ikintu kiri kugenda kiba so ko aho tugiye kuza rero hatagira wabaje ufite muri kose ugiye kugaragaza tablet ntabwo bazabona pe reka nkubwire icyangombwa ni uko wenda bo bazatangira hari zimwe mu mbogamizi mwagiye muhura nazo zarakemutse ni nk'urugero nasomye muri chat hari abavuze umwanya ko bigisha bafite amasomo menshi kalenda ni nyinshi hari n'uwabonye scholarship mu kanya yaruvuze avuga ku mwanya reka twe kwita ku mwanya kubera ko nitumara kumenya impamvu aya mahugurwa tugomba kwiga ko ari twebwe ateza imbere uwo mwanya uzaboneka sibyo so ni icyo nashakaga kongeraho murakoze cyane Nelson reka duhe n'abandi ijambo ndabona dufite umuntu witwa Google Pixel ntabwo ugiye kutwereka izina neza ariko hari uburenganzira bwo gukora unmute. Murakoze nitwa Byenja Patrick nari mfite ibibazo bibiri kimwe ndumva cyaba kireba wenda wo muri REB no muri Nelson arimo aravuga nk'aho ashobora kuba ari uruhande rwa REB ikibazo cya mbere ubwo arakinsubiza wa EF ariko aragusubiza turagusubiza ibitashoboka twashishikarijwe kwiga ndetse turaniga cyane cyane muri kino kiruhuko twagiye mu cy'ukwezi kwa 12 njyewe nari naratangiriye kuri level ya 9 mu cy'ukwa 12 ndakora ngera kuri level ya 12 then tuje tugarutse mu kwezi kwa mbere tujya muri dusa nkaho ntugiye muri biriya bintu bahise batuzana bya AI kubera ko nabyo twabisabwa na Minisiteri y'Uburezi ndetse na Minisiteri y'Abakozi ba Leta. Hanyuma raporo y'EF yatanze haba muri REB no ku turere bahita badutanga mu bantu bari off track. Mu by'ukuri nk'umuntu wari ugeze kuri level ya 12 ya intermediate upper kubera ko muri uko kwezi kwa mbere gusa mu cyumweru kimwe cyangwa mu byumweru bibiri nasaga nkaho ntarimo ndakora muri EF ahubwo nagiye muri AI ariko hari aho ngeze level ya 12 hita nsohoka kuri off track ndetse dusabirwa ibihano demand bayadusabira ibigo birayaduha
ubu ngubu nkaba ngeze kuri advanced level, ni ukuma amakarasi ngomba kwiga general English ko niyo twese tugomba kwiga. Hanyuma ikindi ni abantu bakunze guhura n'icyo twita error message ya microphone permission, kubera ko ibikoresho byose by'ikoranabuhanga haba ama application yaba kuri WhatsApp, nk'abantu bamenyere gukoresha WhatsApp, iyo ukinjira muri WhatsApp bwa mbere kugira ngo utangire kuzajya wandikira abantu voice message cyangwa se ubaha amafoto, ubugomba byose kugenda habaho icyo bita permission. Niba ugiye gukamera ushaka kujya kohereza abantu amafoto, iyo ukibikora bwa mbere barakubwira ngo banza wemerere kamera kugira access kuri WhatsApp kugira access kuri kamera. Na platform zacu rero niko bimeze, yaba ari kuri website yaba no kuri app. Niba uzi kuzagera muri task zisaba kuvuga ukarecording ijwi ryawe, birasaba ko wemerera microphone permission ikabasha kugira nyine uburenganzira bwo gukoresha app, ikagira uburenganzira bwo gukoresha mikrofone ya telefone yawe. Ni kuri website ukanda hariya kuri hano turi kwereka rimwe kuri turiya tumeze nk'utwambi, iyo hakanze uhita ubasha kubona microphone na kamera bari kukubwira ngo permission, bikakwereka ko biri blocked cyangwa se ari asked to default, ariko iyo ukanze allow bigahora ari allow, uvuga ngo igihe gikurikiyeho igihe cyose uzakenera gukoresha audio ushaka kuvuga kuri codinga bizajya bikora nta kibazo. Hanyuma icyo nacyo ni ingenzi. Iyo wasoje rero gukora test, mandatory placement test, ya test iguha icyiciro, ubasha kubona target. Bahita bakubwira ngo kugeza ubu rero niba umaze gukora tukaba tubonye ufite icyiciro cya 6, kugira ngo uzagere kuri rwa rwego dukeneye rwa B2, ugomba kuziga unity bakazikwereka group class uzatendinga izi ngizi, duruhereye kuri level ya 6 uziga mu gihe kingana n'umwaka. Icyo gihe rero iyo umaze kubibona ibyo uhita ukanda continue, ntabwo uhita ukupa ngo wigendere uvuge ngo mbonye icyiciro, ugomba kubanza ugakanda continue ukemeza cya cyiciro wabonye, ukacyemeza nyine ku buryo usiga muri system muri school yawe bakwereka ko utangiye level 6 unit 1 lesson 1. Iki gihe nibwo umaze icyiciro, nayo ushoje gukora test ugahita ukupiraho, nta kintu ukoze bo biribika. Ubutaha ushobora kugaruka byemeza, ariko ikizo byemeje kubona ko uri kuri unit 1 ya level ya wabonye no kuri lesson yaho gufute ejo noneho nzafata iminota 30 nige ya lesson ya mbere ibanza, gutyo nkomerezeho. Iyo watangiye kwiga rero hari abantu bagenda bagira imbaraga yuko ahantu hose bari, urumva mu minsi isanzwe tuba turi mu kazi turi kwigisha, free time zikaba nkeya, ariko tukaba dukeneye kwiga mu masaha y'umugoroba, muri weekend cyangwa n'ahandi hantu hose turi, kuko iyi school ikigo infrastructure ihari ni phone yawe n'umwanya wawe urabigendana. Hanyuma rero icyo wakora igihe uri ahantu hatari internet, wenda utashya ahantu mu misozi ahantu hatari internet ariko kwishimira mufite Ednet, icyo ukora ngiye kubereka uburyo ushobora kwiga offline. Jya kuri wifi ku ishuri, noneho ufungure usa nk'ugiye kwiga, urabona utangiye unit ya 2. Hanyuma iyo unit ya 2 ntabwo ubona umwanya wo kuyigira aho ngaho, ariko ushobora kudownloadinga amasomo yose arimo ukaza kuyiga uri mugoroba, uri mu rugo, uri n'ahandi hantu hatari network. Ibyo bikora ari uko uri kwigira kuri app, uri machine cyangwa uri gukoresha Chrome ntabwo byakunda, wakoresheje link. Uri kuri app ukanda ahantu handitse download unit, urabibona. Iyo umaze kuhakanda bakubwira ati confirm download, ukabyemeza. Hanyuma iyo umaze kubiribara bikagera ku 100, iyo umaze kuyidownloadinga amasomo umaze kuyadownloadinga, ubu noneho wakuraho wifi ukajya n'ahandi hantu hatari network ukiga ya masomo udakoresheje internet. Hano rero once you have covered you have completed the unit, ugomba gukanda ahantu handitse ngo go back online. Ugomba gukanda ahantu handitse go back online wagarutse kuri internet, ariko mbere yaho gato
lesson ntabwo ushobora kuyiga ngo uyirangize yose kuko hari final task yandi isaba kwandika, hazamo ibintu byo kwandika, yandi isaba kwifata amajwi uri busoze imwe twita final task. Ziriya task zikorwa ari uko namwe turahari ku bwanyu rwose, ntazagire utinya gusaba ubufasha. Murakoze cyane. Ubwo umwanya n'uw'ibibazo, nabonye ibibazo byinshi byagiye muri chat, sinzi nimba twabiheraho, ariko nanone ngira ngo tugiye gusaba abantu kwimutinga ariko bajye bavuga umwe umwe avuge ikibazo. Wumvise hari undi watangiye kuvuga wabahagaritse, ubu ngubu akabanza akabaza ikibazo. twahera kuri ibi biri muri chatbox. Ndumva reka tubanze dufate abangaba bamanitse ukuboko. Yego, hanyuma no muri chatbox turagenda tubireba tubisubiza kimwe kuri kimwe. Okay, ndabona Donatien yari yamanitse akaboko, ushobora kuvuga. Yego, murakoze cyane. Nitwa Donatien Masengesho, ndi umwarimu mu karere ka Gatsibo. Yego. Mfite ibibazo bigera kuri 2. Ikibazo cya mbere, njye nahereye kuri level ya 9, uyu munsi ngeze kuri level ya 15. Ndibaza ngo nimara gusoza levels uko ari 16 nzakurikizaho iki? Ese nzabona iriya certificate ya B2 cyangwa se hari ikindi kizamini kizabaho? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, muri iriya minsi ishize nabonye link kuri email insaba gukora ikizamini kijya kuba nka placement test. Ni placement test nari narayikoze ndetse bama guhera kuri level ya 9. Ubwo iyo email nayo ntabwo nsobanukiwe cyari cyo. So indi suggestion nabazaho gatoya, ndibaza ngo ndamutse nsoje zira levels uko ari 16 ko nahereye ku 9, ese ntago nagaruka imbere ngo nongere ntangire kuva kuri 1 kugera 8 nazo ngo nzige nubwo ntari nzigene? Murakoze cyane. Murakoze cyane Donatien. Mpereye ku kibazo cya mbere, ubundi level ya 16 twabonye kuri advanced level, no kuvuga ngo B2 iri kuri level ya 10 kujya kuri 12. Tubasaba rero icyo leta isaba nuko mugera kuri level ya B2, ariko ufite umwanya uranarenza ukagera kuri iyo level ya 16. No kuvuga ngo rero uzakomeza kwiga kuko ni n'uburyo bwawe bwo kwimenyereza, ntabwo uzagera aho bagushaka gusa, ahubwo no kugira ngo unarenze n'ibyo baba bagushakaho ugere kuri iyo level ya 16, byaba ari byiza cyane. Ikindi, nurangiza iyo level uzatumirwa gukora ikizamini. Ni ukuvuga ngo twabahaye license yo gutangira kwiga mu kwa 7. Amezi 12 nashira mu kwa 7 tuzabatumira mujye ku ma centers mukore ikizamini, hariho na invigilator. Cya kizamini rero nicyo kizatwereka koko muri ya myigire yawe ko wabikurikiranye neza, wabyitwayemo neza, ukabona noneho na ya B2 ukayibona muri icyo kizamini. Ni ukuvuga ngo kwiga aho ngaho cyangwa end of level test ntabwo biba bihagije, ahubwo cya kizamini cya nyuma koko nicyo kizatwereka ko ya level ya B2 wayigezeho. Ikindi, mu minsi ishize link y'ikizamini mwabonye yari mock test. Ni ukuvuga ngo iyo mock test wayakiriye yuko wari warageze kuri level ya 10. Alexis, nibyo ra? Iyo mwarimu yageze kuzamura guhera kuri level ya 10 kuzamura. Ni ukuvuga ngo rero icyo kizamini cyari kugira ngo wimenyereze uko cya kizamini cya nyuma kizaba kimeze. Ntabwo ari placement test kuko level watangireho wari uyifite deja, ahubwo cyari ikizamini kikwereka uko cya kizamini cya nyuma muzakora mu kwa 7 kizaba kimeze. Murakoze. Ubwo sinzi wenda niba hari icyo nibagiwe. Yari nka mock test yabyumvisha. Undi ni Bernard Mushi. Yes, Bernard nawe yeza mu kiganza. Ushobora kuvuga. Bernard niba atiteguye turumva.
Okay, okay. Nitwa Mushimimana. Yego. Nitwa Mushimimana Bernard, ndi umwarimu mu mashuri abanza. Ikibazo nari mfite ni uko nyine hano